Abakurikiye Unity Star TV cyangwa se US TV mbahaye ikaze mu kiganiro cya US News. Nawe niba uri mu mujyi wa Kigali, niba uri nyuma ya Kigali no hakurya, ubwo ndavuga muri East Africa, mu bihugu bitandukanye, abari ku migabane itandukanye, mwese mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ubushize rero twari mu ntara y'Iburengerazuba, tureba mu makorari yaho uko byari bigiye byifashe cyangwa se uko ama project yabo ari kugenda asohoka. Hanyuma tuza gushyiraho na top 5 mwakunze muri benshi, aho ako gace kegukamwe na korari New Hope yo kwitorero rya Galilea muri Karongi, niyo yaje ku mwanya wa mbere bitewe n'indirimbo bakoze yabo bita Umpindure. Hajya hakurikiraho n'izindi. Rero ubu ngubu twinjiye mu mujyi wa Kigali kubera ko mu zindi ntara hari ibyo tutaratunganya, mbangira ngo mbahe amakuru ameze neza atari ivumbi. Rero ni muri ubwo buryo twerekeje mu mujyi wa Kigali. Reka turebe ibiri kuhavugwa, amakorari ni byinshi cyane. Reka nze mu kanya gatoya dukomeze. Nyuma yuko indirimbo bita Akira Ishimwe cyangwa se njya mbura uko mbivuga, wahita uko ushaka, iriya irimo Natasha, Charity, Shema, Nshuti, nyuma yuko abantu bagiye bayipostinga ari benshi, twarayikunze itarasohoka, nanjye ndimo mu bayikunze, tuza no kwibaza uburyo byagenze kubera ikidasohoka. Indirimbo yamaze kugera hanze, imaze iminsi mikeya. Hanyuma iyi ndirimbo ni indirimbo, ni hit kabisa, ni hit, wajyaho ukayumva kuri channel yabo. Rero ntabwo ndaza kuhatinda, ahubwo ndahita njya, kubera ko mpereye kuri abo bavandimwe, reka mpite njya kuri Ambassadors of Christ Choir. Baherutse indirimbo bita Nta Cyamunanira, abantu bari mu kazi. Iyi ni korali ikomeye, mwese murayizi, ntabwo nayitindaho. Ndahita njya kuri Junior yabo, baherutse indirimbo bita Murinzi, imaze amezi 9. Mugire vuba muduhe indirimbo. Hanyuma banakoze hit song kabisa, imeze neza, yitwa Ni Mwiza. Indirimbo ya playizwa ahantu henshi hatandukanye, n'ubu ngubu iracyakinwa mu mijyi itandukanye, haba mu Rwanda no hanze kwashi cyane, ariko ibyo ntibitume mutaduha project nshyashya. Hanyuma tugiye kuri The Way of Hope Choir. Ni korali ikomeye bya hatari, murabizi hano mu mujyi wa Kigali, cyane ku njyana za country classic gutyo. Bo baherutse indirimbo Namuona, bo bari mu kazi, imaze ukwezi n'iminsi mike irengaho, ni sawa cyane. Shalom Singers yo ntabwo nzano yagiye, kuko imaze hafi umwaka rwose nta project nshya baduha. Baherutse indirimbo bita Yerusalemu. Korali izi kuririmbo bya hatari, ntabwo tuzi uko byagenze. Aho rero narindi ni ku itorero rya Remera, ubwo ndahavuye mise nyarukira i Masaka. Hari korali bita The Guardians, baherutse indirimbo Ca Bugufi, imaze amezi 2 nta project nshyashya twari twabona. Mugire rwose muduhe indirimbo tuyumvire ubutumwa. Hanyuma korali yitwa Friends of Angels, baherutse indirimbo bita Twishimye, imaze iminsi mikeya. Hanyuma ni na nyuma yuko indirimbo bita Ndakuzi bayishyize kuri YouTube channel, hacaho iminsi tukayibura, tuza no kwibaza irengero ryayo. Hanyuma bo baje gutangaza nyuma yuko iyi ndirimbo mu mashusho hajemo utubazo, nitwo bagiye gukemura. Indirimbo bayigaruyeho imaze ukwezi, bayita Ndakuzi. Indirimbo nziza cyane, ntekereza ko yanagoranye mu kwikora kuko ikoze mu njyana 3. Ndahita nihuta nje n'ubundi kuri korali yaho ngaho i Masaka yitwa Yerusalemu nshya. Iyi ngiyi yo rwose ikwiye amasengesho, kuko imaze umwaka wose nta project nshyashya. Ubwo nabo bagire uburyo babigenzamo, tubone project nshyashya. Ndahita njya kuri Ndabatumye, bano bafite indirimbo nshyashya, imaze amasaha makeya, ntabwo ndi kwibukayo neza, kereka mbanje kureba neza, ariko imeze neza, nayumviseho. Ndahita njya kuri Penuel Choir, hano nambutse hakurya Rusororo SDA Church, bafite indirimbo nshyashya bayita Ihangane. Ni sawa cyane, yaba audio yaba video, ni sawa cyane rwose, imaze iminsi mikeya mu crash ku murimo w'Imana. Ndahita njya kuri Joy Light Family Choir,
baherutse indirimbo bita Ntutinye imaze amezi 2, ariko icyo nabonye bakoze igitaramo cyiza, baherutse Kampala Uganda mu minsi mike ishize rwose, nta kwezi kwari kwashira. Leta njya kuri Getsemani Memory Choir, baherutse indirimbo bita n'ubundi Getsemani imaze amezi 3. Mugire rwose mudwe project nshyashya, nta project nshya ndi kubona hano. Hanyuma Integuza bana bavandimwe Integuza Choir baheruka Mana uri mwiza nayo imaze amezi 3, nta project nshya nabo bafite, ntabwo ndaza kuhatinda. Ndahita njya kuri yakora ririmba ngo dufite urwibutso rukomeye. Iyi korali bayita Deliverance Singers, abo bari mu kazi kuko baherutse indirimbo bita Uhuka imaze ibyumweru 3 birengaho. Ni sawa cyane, mukomereza aho. Ndahita njya kuri korali bita Inkuru Nziza Family, bafite indirimbo nziza cyane. Iyi korali imeze neza cyane, bafite indirimbo imeze neza cyane. Nawe wajya kuri YouTube channel yabo ukayumva, yitwa Ndagufubitse. Imaze iminsi mike ya rwose, nta byumweru 2 byari byashira. Ubugingo Bushya Choir baherutse indirimbo bita Intwarane imaze ibyumweru 4 birengaho. Namwe muri mu kazi courage cyane. Gisiyoni Family Choir baherutse bafite indirimbo nshyashya ntiramara igihe kinini, yitwa Ubuturo. Iyi ni remix, iya mbere yari mu njyana ya reggae, ubu ngubu bayigaruye muri slow, imeze neza byataye. Nizo mpinduka ziba zikenewe. Courage cyane. Ndahita njya ku Mucyo wa Kristo Choir, bo bafite indirimbo nshya bayita Sikubwawe, maze amasaha makeya rwose, wajyaho ukayireba kuri YouTube channel yabo. Ndaza kuri korali ikomeye cyane nayo hano mu mujyi wa Kigali, bayita Abakurikiye Yesu Family, bafite indirimbo nshya bita Nzamura Mwami. Iyi ntabwo iramara ibyumweru 2, nayo imeze neza, wajyaho ukayireba. Ndahita njya kuri korali Abahamya ba Yesu hano ku Muhima. Reka mbonereho kubihanganisha kubwo kubura uwahoze ari umuririmbyi wabo. Bo baherutse indirimbo bita Irumva, imaze ukwezi kurenga iminsi mike. Abantu bari mu kazi, mukomerezaho. Ababwiriza butumwa Choir aho ndacyari ku Muhima, baherutse indirimbo yitwa Egiputa, bo n'ubundi bari mu kazi. Iyi ndirimbo imaze ibyumweru 3 birengaho, ni sawa cyane. Ababimbuzi Choir umwe agenda imaze ibyumweru 2 birengaho iminsi, namwe mumeze neza cyane. Ndahita nigira kwa Elize, korali ikomeye cyane y'abahanga cyane, ntabwo nabitindaho, murabizi. Yitwa The Clarion Ministry, baherutse New Creation, imaze ukwezi n'iminsi mike irengaho, ni sawa cyane. Indirimbo ikoranye ubuhanga cyane. Ndahita njya kuri ya korali iririmba Dore tuje kudushima Mana Muremyi, bayita Donai Family Choir. Ifite indirimbo bita Urukundo, imaze iminsi mike, wajyaho ukayireba, ni nziza cyane. Ndahita njya kuri ya korali yakoranye na Israel Mbonye, korali ntekereza ko iri mu za mbere zatangiye gukora project mu buryo bwa live recording. Bano bafite indirimbo nshya bita Akisema. Iyi ni indirimbo bita Iyo Avuze. Iyi ngiyi n'ubundi ntekereza ko nibyo imaze ibyumweru 2 birengaho iminsi, ni sawa cyane. Bayihinduye mu rurimi rw'Igiswahili, ariko imeze neza, njye nayo mbise ni sawa cyane, mukomerezaho. Korali Ecole du Ciel Reba Umwana w'Intama, niyo ndirimbo baheruka imaze amezi 2 rwose. Mu gihe project twumve, iyi nayo ni korali y'abahanga cyane, izi kuririmba cyane muri izi njyana za country classic. Bityo abatwara Mucyo Choir turabihanganisha kubwo kubura umuvandimwe wabo. Baheruka indirimbo bita Ijoro ryakeye, imaze amezi 3, hano ntabwo mpatinda. Ndahita njya kuri korali bita Abijuru, bano bafite indirimbo nshyashya Izina Yesu niko yitwa, imaze amasaha make, wajya kuri YouTube channel yabo ukayireba.
izo korali nizo nabashije kurebaho kubera ko korali ziri mu mujyi wa Kigali murabizi ko ni nyinshi, ntabwo zose tuba twazigeraho. Njye mba ndi kuvuga izo nkurikira, ariko umubare nzagenda mwongera uko ngenda nkora. Rero namwe niba tutabavuzeho cyangwa tutabagezeho muri aya makuru, muri breaking news, n'ubundi nzagira ubutaha nzagenda mbagiraho namwe. Nayo nguko rero tuje mu gace gasoza ka top 5 hit song. Aka gace ni fire kubera ko gufata ahantu hari korali Ambassadors of Christ, hakazamo The Way of Hope, hakaza Adonai, hakaza abakurikiye Yesu Family Choir, hakaza abahamya ba Yesu. Hari korali nyinshi muzi mwese mu mujyi wa Kigali Codice, korali nka The Guardians, hari korali nyinshi cyane. Rero biragoranye hano rwose kuzakuramo indirimbo 5 ziyoboye cyangwa se zihagarariye izindi hano mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Nanjye mfite amatsiko menshi kuzareba niziye korali zizaba zihagarariye izindi hano mu mujyi wa Kigali. Nkwibutsa ko iyi top 5 hit songs ntabwo igamije ihangana, ahubwo ni uguha felicitation abantu baba bakoze, no kugira ngo binorohere ahubwo n'abantu bakunda no gutumira. Umenye byanga bikunze korali ziri gukora cyane, nawe ushobora kwifashisha mu birori byawe, mu gitaramo, n'izindi shows zitandukanye. Rero gutora ni kuri ya nimero ya WhatsApp ariyo 078 18 kandi 078 kandi ni nimero ya WhatsApp. Nawe wajyaho ugatora. Gutora buri wese arabyemerewe. Hanyuma ngiye kugusomera indirimbo 16 twashyizeho, nizo uzatoramo 5. Ngiye kuzinyuramo rwose nihuta cyane kugira ngo nsoze. Hari Irumva by Abahamya ba Yesu Choir, Shabugufi by The Guardians Choir, Nta Kimunanira by Ambassadors of Christ Choir, Ndamucungura by The Way of Hope Choir, Intwari Yesu by Abakurikiye Yesu Family Choir, Ndagufubitse by Inkuru Nziza Family Choir, Siryoherezo by Messengers Singers, Ihangane by Tenuel Choir, Shimwa Mukiza by Ndabatumye Family Choir, Yeriko by The Clarion Call Ministry, Tuje Kugushima by Adonai Family Choir, Umwagenda by Abarimbuzi Choir, Ntutinye by Joylight Choir, Nta Marira Azabayo by Echo du Ciel, Intwarane by Ubugingo Bushya Choir, Amakuru by Abijuru Choir. Ngizo indirimbo twagushyiriyeho kuri top 5 mu ndirimbo muzatora, n'ubundi ni nako gace tuzagarukamo ubutaha tubabwira indirimbo zaje ku mwanya wa mbere, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu. Njyewe ni nuko ntoje ikiganiro. Shimiye buri wese wakomeje kunkurikira kuri Unity Star TV cyangwa se USTV. Reka nkomeze kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse mukomeze guhaha mu